Oh yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina, aho tugeze ku izina Orunera. Orunera ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, aho risobanura urumuri rw'izuba. Reka turebere hamwe rero bimwe biranga ba Orunera. Ngo ba Orunera bakunze kurangwa no gukorana umurava, ku buryo ibyo akora ubona byishimiye cyane, kandi akagira ishaka ryo kugira ikintu ashaka kugeraho. Bagira ibitekerezo byiza, ku buryo usanga bafite mu mutwe hafungutse, kandi azi gutanga ibitekerezo byubaka. Aharanira ko inshuti ye itagira ikimuburana, mbese yumva ko umuvandimwe we atahangayikishwa n'ubuzima. Iyo abona hari ikitagenda neza, afata umwanya akakwegera, akaguhumuriza, ku buryo ubona yuko aba akwitayeho, kandi ukabona yuko ari inshuti ikomeye cyane mu buzima. Bazi gufata ibyemezo, kandi bagira amatsiko cyane ku byo baba batekereza. Ngo ba Orunera rero iyo bamaze gukora, ngo hari ibyo bifuza gukora, usanga bakunda guhitamo ubuhinzi, ubucamanza, ubwarimu, ubukerarugendo n'ibindi. Ikindi wamenya kuri Orunera, ngo agira umutima mwiza, kandi akunda kunguka ikintu gishya mu buzima. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Orunera. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari ikigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera, kugira ngo buri ko twasuye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Turabashimiye mwanye natwe muri iki kiganiro, tubararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.